Iki se? Akira nyine. Iki? Akira. Tugutiye telefone nyine. Telefone? Fata telefone zawe siko ntayishaka none ntabwo nyishaka. None uzi ikintu ngiye kugukorera weho. Iki se? Reka mbe nigendeye. Hajya mu muso. Garukana. Fata telefone zawe. Ngiye kuguhina. Hanze bigenda ugira ngo. Sibyo ushaka? Inde uhina? Urajya hehe? Urajya nta kintu byafata guma hamwe urajya hehe? Yo maso ngiye kuyagukuramo noneho. Sibyo ushaka? Ngo mwirirwa mutuburira abantu umuntu anyura hano mwese mumutubura. Nge ndishe mwana shehe. Oya hafi nta kintu do. Amaye nka data. Agaswingenge. Ineze, ko watinze cyo? Ntatinze ariko nyine. Ariko nagiye nayo ariko. Nawe. Wagiye umenya ibintu turimo ko ari ibintu byihuta. Sorry natinze ariko naje. Watinze se uri mu biki? Hatunayindimo. Haka nakazi. Kandi baby nabwiye nta kukazana ibintu by'imikino. Nukazana imikino nzenza ari kunungana n'abandi bantu. Oya mani tuza. Ahubwo ngira kuntu akazi gateye. Mbo umva rero mubwire. Iyi business tugiyemo irakomeye cyane kandi iranabangamye. None ikindi ngiye ndagira ngo tujye twiba ibintu by'ibisore by'ibijama bya bindi ubasha kuba wakurura. Ukabigenza gute? Mwabigenza gute? Njye mfite plan yanjye. Ugiye ufata bya bijama bya bindi ubona ko bifite amafaranga. Ubizane ubiciri ku bwonko, ubicurukure nanjye none ndazamine imikirozi none tubanza tubyibe neza. None se nge nzajya mbigenza gute? Uzaza ubigenza ute? Wowe nukubazana ukabakarangira bikagenda neza none nkahita ncomoka nkahita mukubita ikirozi akahita kwama none tukahita tumwambuka ibyo afite byose. Ako nakazi koroshye amafaranga ntugire cyo. Nizere ko amafaranga tuzayagaba. Ako se ufite icyo kibazo kambaza nkore cyangwa maze nkore mbanza nyigo kubita ikirozi. Oya ibyo bireke. Ntacyo mfite hanga ubu. Humura akazi nako. Bagiye. Jewe ntago nagucaho nakubonye wabona imboga ukazisiga ni ukuri kw'Imana habe nari kuza ni ukuri nari kuza wowe ngwino. Njye harimo arashaka ni wowe. Simbizo ari kandi amafutanye. Ni njyewe.
cyangwa maraziranye reka oya ntabwo muzi ariko reka njyeyo we ukasimo ndaje ntabwo ndaneye kwanga mu byo ntazi meze bite sister fresh waciye hariya ukaza nkakubwira wese ugiye kumbwira ibiki nyegeye wowe zenguruka hariya uzengubwira ntacyo reka amazengu meze neza suza neza shanyegera akura nta nubwo ubundeba oya se kandi nakubonye kukubona nakubonye aho basi fasha ndagufata ngambwira ko nshakira biki kwaje ni iki abakobwa biki ndimo ndakubaza kwaje ni biki uye kukubona nakubaho yasesega ariko se ndeba ndekura umukobwa we umva nkubwire sinkuzi sinarakumenye sinzongera no umukobwa nkawe ndabwiyamye n'undi munsi ndabiyamye sinzongera kunyina mbega umuhungu kamari ntabwo uzi ibintu bibayeho ese ubwo bigenze gutse niba ari ikiremba niba ari ikigoryi niba ari igiki nta nubwo kandi ndi kubona hari nawe ugira ngo ntabwo uzi no kumenya n'abantu bafite amafaranga uzi ikijama duhure mani nakubwiye ngo ujye witegereza urebe abantu bafite amafaranga uri kumva nyine amafaranga banza unyumve ni ukureba umuntu akavuga ati banza urebe igerageze kuri uriya banza witegereze abantu bafite amafaranga ntukajye ureba imbo ufata imbo ukaba arizo ureba gutyo uyu ni umwe kiriya gishehe kino kiri gifite amafaranga cyavuye impaka shehe mula-h meze neza yewe nari nkumbuye kubomora mana meze neza mana none se ukorera hano aribyo namwe ndakubaza ukora iki se kandi akazi niko kanjye uri umudandaza amagaraso yego nyine ntabwo njya ku muhanda ariko nyine nari mbonye umamagaye nzi ngo ugiye ikintu ni icyayi kumbe oya hakurya ntabwo bishoboka kumbe mwari muri kumwe babiri ntabwo bigufata wowe ubanza wa muntu wadafatwa na bya bintu agaswingingi Allahu akbar umva icyo mwakura cyose ndatsiritse guhera ku kiranga kugeza ku mutwe mwana shehe reba kuno kireba umuhereze byanjye byose mwana ibyo byose muri gukoresha data yabisigiye oya wipido uri mu bikize ahubwo ko ushobora kugukoraho ukahita upfa iki se akira nyine iki akira tugutiye telefone nyine telefone fata telefone zawe siko ntayishaka none ntabwo nyishaka noneho uzi ikintu ngiye kugukorera weho iki se reka mbe nigendeye hajya mu nigendeye segana nawe garukana fata telefone zawe ngiye kuguhina hano uzagenda ugira ngo sibyo ushaka indi uhina urajya hehe urajya nta kintu byafata guma hamwe urajya hehe iyo maso ngiye kuyagukuramo noneho sibyo ushaka ngo mwirirwa mutuburira abantu umuntu anyura hano mwese mumutubura ngende ishe mwana shehe oya hafi nta kintu do amaye nka data agaswingenge